Muraho neza Abanyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Hinde mu Polyclinic, ikigo cyanyu. Uyu munsi tugarutse nk'uko twabibabwiye, tubagezaho ibiganiro byinshi cyane, tukagaruka ku byo tuzi gukora kandi tuzi gukoresha, tukagaruka ku bumenyi dufite kandi bwagirira Abanyarwanda n'isi yose akamaro, twaba turiho na nyuma y'ubuzima bwacu, na byose ibyo biganiro bikaba bizahoraho kandi bikagira icyo bimarira ababyumva. Uyu munsi rero turagaruka ku kiganiro cyitwa inzaratsi mu muco nyarwanda, inzaratsi mu buzima bwa buri munsi. Inzaratsi ni iki? Zimaze iki? Zifite akamaro ki mu muco nyarwanda? Ubusanzwe nk'uko indangururo ibivuga, inzaratsi ni ibinyobwa cyangwa se ibiribwa cyangwa se amagambo cyangwa se ibikorwa cyangwa se imigenzo ikora cyangwa ikorerwa ku muntu kugira ngo ahinduke mu mutwe cyangwa se mu ntekerezo cyangwa mu mikorere ye ya buri munsi. Inzaratsi ubusanzwe ntabwo ari uburozi umuntu ahabwa kugira ngo bumwice, ahubwo inzaratsi ziberaho guhindura umuntu imitekerereze, imyumvire n'imikorere. Imbaraga rero z'inzaratsi ziva ku mikoreshereze n'imikorere n'imigenzereze y'utanga inzaratsi, cyane ko inzaratsi nka 90% zose zijyana n'amagambo. Ayo magambo akaba ariyo aha imbaraga ya mikoreshereze ya bya biti, ya mikoreshereze ya za nyamaswa cyangwa se amazi cyangwa se ubutaka cyangwa se ibindi bintu by'ibikorwa cyangwa se bikoreshwa bya buri munsi mu buzima bwa muntu bikora nk'inzaratsi. Rero ikindi giha imbaraga inzaratsi ni ingirabuzima fatizo cyangwa se roho y'ibyo bikoresho biba byakoreshejwe mu nzaratsi. Ibi rero ntabwo twabura kubereka ubwoko bw'inzaratsi zibaho. Hari ibinyobwa, hari ibiribwa, hari impeke, hari amagufwa cyangwa se ibiti cyangwa uduti cyangwa se imbuto biba bigaragara muri ubwo buryo ariko bikoreshejwe mu buryo bw'inzaratsi. Inzaratsi rero zishobora kugaragara mu buryo nk'ubwo butandukanye, ariko kandi no mu kuzitanga twamaze kubivuga neza ko mu kuzitanga abantu bashobora kuzitanga mu buryo butandukanye. Hari abazitanga bazirya, hari abazitanga bazinywa, hari abazitega, hari abazihuhera, hari abazohereza, hari ababikoresha mu buryo butandukanye n'amasaha atandukanye ku bw'ubumenyi n'ububasha bw'umuntu utanga inzaratsi n'ubuhanga aba abifitemo. Inzaratsi rero tugiye kugaruka tubagezaho aho zituruka ku bimera. Ibimera ukaba wabona ari imbuto, amababi y'uduti, ingiga z'uduti cyangwa se amatembabuzi y'ibiti cyangwa se amaraso y'ibiti. Amatembabuzi, tuvuga amatembabuzi tuvuga amaraso y'igiti cyangwa se ibimera. Hari ubutaka cyangwa se amabuye, hari ibumba cyangwa se umusenyi cyangwa se itaka, bitewe n'aho urivanye. Rishobora kuba riva ahantu hatandukanye bitewe n'ubuhanga n'ubumenyi bw'umuntu ubikoresha. Hari amazi rero dushaka kuvuga amazi nk'ayo mu isoko cyangwa mu iriba, nk'ayo mu kizenga, mbese amazi aregamye. Hari amarekano y'imvura, hakaba n'amazi ashoka, hakaba ikime cyangwa se amazi yo mu icupa. Nabwo bikajyana n'ubuhanga n'ubumenyi n'ubushobozi bw'ubikora. Hari rero inzaratsi zituruka ku nyamaswa, aho dusangamo nk'impu, ubwoya bw'impu, amagufwa, amaraso, amarira, amasohoro, amaraso y'imihango, ubwoya cyangwa se imisatsi cyangwa se inzara cyangwa se n'ibindi bintu bituruka ku nyamaswa. Iyo tuvuga inyamaswa rero, impamvu navuze imisatsi, imisatsi muzi ko igirwa n'abantu ntabwo igirwa n'inyamaswa. Imisatsi rero n'umuntu ni muri icyo cyiciro abagwamo. Hakaba rero n'inzaratsi zishobora guturuka ku bintu byinshi cyane.
nko ku bikoresho byo mu gikoni bya buri munsi, ibikoresho by'ibiryamirwa, hakaba imyambaro abantu bambara buri munsi. Ibyo byose nabyo bikaba ari bimwe bishobora kugira cyangwa se gukora inzaratsi. Rero tukaba aha ngaha nk'uko twabibabwiye zishobora kwigaragaza mu buryo bwinshi cyane, ushobora gusanga ari impigi, ushobora gusanga ari amagambo yanditse ahantu, ushobora gusanga ari ibikorwa runaka by'umuntu bitewe n'imitegurire n'ubuhanga bw'ubikora. Rero aha ngaha tukaba dukomeje kandi tubabwira ko ikiganiro cyacu nakagaruka, ubutaha tubereka izo nzaratsi izo arizo, uko zimeze, uko ziteye, hano nk'uko mubibona mu mafoto ari hano muri kino kiganiro cyacu. Aha ngaha rero tukabereka n'umumaro wazo, aho tuzabereka uburyo zikundanisha abantu, uburyo zica imamba zikoresha mu kwica urubanza rukaba rwapfa mu buryo runaka, mu buryo baziha umuntu ku kazi, shebuja akamukunda, bose bagakora buri wese batahiriza umugozi umwe, n'ibindi bisa nk'ibyo. Murakoze rero, mugire ibihe byiza n'akazi keza n'umunsi mwiza. Ikiganiro cyacu nakagaruka, cawu cawu, ejo tuzasubira.